Yes, welcome back and back. Reka ngusuhuze kandi nkwifuriza amahoro y'Imana atangwa na Nyagasani. Nkubwire ko amakuru yacu tujya tukugezaho tuyakura ku binyamakuru bigiye bitandukanye, yaba ibyo mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Reka nkubwire ngo rero iyi si yacu, iyi si y'ingome cyane, iyi si imaze gusharira cyane. Amakuru agezweho kano kanya ni amakuru atari meza, ni amakuru ababaje cyane. Amakuru avuga ko Habababyeyi Pascal yari umunyamakuru wa Radio 10 ndetse na Televiziyo 10 yamaze kwitaba Imana. Ni amakuru atugezeho none ahangaha. Niba utarakora subscribe, reka nkubwire ngo iki nicyo gihe kugira ngo ukore subscribe kugira ngo ujye wumva amakuru agezweho, amakuru atandukanye tuba twagiye dukura mu binyamakuru byandika hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Amakuru rero atugezeho none ahangaha ni amakuru agaragaza ko urupfu rw'uyu mugabo rutunguranye, uko yajyanywe kwa muganga ejo hashize ari muri koma birangira ahasize ubuzima. Bivugwa ko kandi Habababyeyi yari afite ubukwe ku itariki 26 Ukuboza 2024. Ni amakuru ababaje cyane, amakuru ari kugenda agera ahangaha. Ni ibibazo cyane rero kuri uyu mugabo. Umuyobozi mukuru wungirije wa CHUK Profeseri Nyundo Martin ngo yabwiye ikinyamakuru Igihe ko aya makuru yayamenye kuko uyu munyamakuru yari asigaye ashinzwe itumanaho muri ibi bitaro bya kaminuza bya Kigali CHUK. Umuyobozi mukuru wa TV10 Group ibarizwamo Radio 10 na TV10 Augustin Muhirwa yabwiye ikinyamakuru Igihe ko amakuru yibanze yabonye ari uko Pascal Habababyeyi yazize uburwayi butunguranye. Umunyamakuru Oswald Mutuyeyezu ukorera Radio 10 na TV10 yabwiye ikinyamakuru Igihe ko Habababyeyi yari umwe mu nshuti ze za hafi ku buryo yashenguwe no kumva ko yitabye Imana. Yagize ati iyi nkuru babimbwiye mu gitondo, kugeza ejo nta kibazo yari afite ubukwe kuri Boxing Day, umunsi ukurikira Noheli. Mutuyeyezu asobanura Habababyeyi nk'umuntu wari imfura witanga kandi wari inshuti ye ya hafi, aho yagize ati buriya ikiganiro dukora cyitwa Ahabona cyagarutse ari njye nawe tukigaruye kuva muri 2018, hari hashize imyaka 6 tugikora kidasiba. Nta mezi menshi yari ashize ageze muri CHUK kuko mbere yakoraga mu bitaro bya Rutongo ashinzwe inozamubano. Hari hashize amezi make abonye akazi nk'ushinzwe itumanaho kuri CHUK. Yakomeje agira ati niwe mwana w'umuhungu nyina yari afite, bari babiri we na mushiki we. Ni inkuru y'urupfu yambabaje. Twakoranaga ikiganiro tukiganirira, tukarebana umupira, tugasangira. Yari umuntu wanjye bya hafi. Inkuru rero y'akababaro ikaba imaze gutaha mu mitima yacu ko Habababyeyi Pascal asoje uyu mwaka atari mu mwuka w'abazima. Ni ibintu rero bitubabaje cyane. Ni umuntu rero ngo wakundaga akazi. Ni amakuru agikurikiranwa cyangwa se agishakishwaho byinshi cyane kugira ngo hagire byinshi cyane agenda avugwaho kuri uyu nyakwigendera. Ni umunyamakuru rero wakoreraga Radio 10. Nuko rero uno mugabo Habababyeyi ngo yari afite ubukwe, nibyo byagiye bibabaza benshi cyane, aho inkuru y'urupfu rwe ikomeje kugenda isakara ku mbuga nkoranyambaga muri aya masaha. Ni umwaka wari ugiye kurangira. Niba koko yari afite ubukwe iminsi 5 gusa kugira ngo akore ubukwe. Twihanganishije umuryango we, twihanganishije abavandimwe n'inshuti za nyakwigendera, twihanganishije abo bakoranaga umwuga w'itangazamakuru, by'umwihariko abanyamakuru ba Radio TV10 babuze amaboko, babuze umukozi w'ingirakamaro. U Rwanda rukomeje kugenda rutakaza abantu bakomeye kandi bari bafitiye umumaro sosiyete nyarwanda. Iruhuko ridashira kuri Pascal witahiye wigiriye iwacu mu ijuru, habura iminsi mike cyane ibarirwa ku ntoki kugira ngo twinjire mu mwaka mushya. Abantu benshi bakunda kugenda babigaruka bavuga bati impera z'umwaka
inzoka zikunda gutwara ubuzima bw'abantu, zikunda kudutwara abantu kandi koko niko biba bimeze, mu mpera z'umwaka wagira ngo sinzi ukuntu biba bimeze, aba ari ibibazo gusa. Iyo ugize Imana ukagira umugisha, ukabona uraryamye, ukabona burakeye, ukabona umwaka urarangiye, ukabona nyine ubuzima buri kugenda neza, ujye ushima Nyagasani kandi umuragize n'ejo hazaza. Nyagasani rero nanjye ndagushimiye kandi nkuragije ejo hanjye hazaza, nkuragiza byose nkora, ibyo ntekereza kugira ngo ujye ubiha umugisha. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe kandi nkwifuriza ibyiza byose, nkwifuriza gukomera niba uri mu gihe cy'akababaro cyo kubura uwawe cyangwa se cyo kugira ibindi bintu biba bitagenze neza, nkwifuriza gukomerera muri Nyagasani. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe rero, shalom shalom.